waremye Imana igasubiza mana we kwari kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana imitima ibabaye yongere igira ihumure kwari kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana abarwaye bongere bagira ibyiringiro ko barakira ndetse abantu bose baduciriyeho iteka jo Imana yahinduye ubuzima bwawe Mana warakoze warabuhinduye ndagushimye haleluya amen Yesu yahinduye ubuzima nawe udukurikiye ari ubuzima Yesu yahinduye abantu bari bazi ko bitahindutse noneho ubu ngubu itazanyira kiza umuganda ava ngo ngigenda gukora igipca kuburamu bwa gatonda agenda gukora icamagera gipca kuburamu bwa cyamanye Imana ibane nawe yadukijije umwaka Imana iduha umwuka wera idukura mu bibi iduha Bibiliya itutoza gusoma inzagwa none dusoma izandiko izara mu gatabura y'umuriro no gaburira amata twariho twihebye none turagushimye Yes wahisemo neza kuba ufata umwanya wawe niyo yaba ari umunota umwe ukabasha gukurikirana Hinduka Official ndetse na Peace Kazuba from TV amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho waba uherereye hariho hose nge turi kumwe ni Pacifique nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya nanone tubagezaho ijambo ry'Imana cyangwa se zimwe mu ndirimbo zihimbaza Imana nkuko mubibona rero ahangaha ndi kumwe n'abantu batatu n'abana b'Imana uyu mwanya rero reka tubakire turahera kuri wa mukobwa wacu wa mubyeyi Imana yahaye Imana idasanzwe yo kuba yamenye ibyawe ukimuhamagara atari ngombwa ngo wirirwa mubwira turumva ndababara hano cyangwa se naraye gutya naraye ndota nabi naraye mbone imbeba zinyirukankana ariko sinamenye ibyari byo amen abikubwira utaramubaza kandi ndakubwira ko ikintu cyari cyo cyose wagerageza gukora havuyemo kwizera icyo kintu cyaba zero amen Imana yaragusezeranyije ikintu icyo kintu ntukirwanirire ngo ubirindishe isengesho ibyo bintu ntibyazakunda singo abakozi b'Imana bana b'Imana amen reka rero tubakire reka duhere ruguru kuri Julienne aratwakirana bagenzi Julienne karibu murakoze Imana nibaho umugisha kubibwira sinzi niba byakunda kuko wamaze no kumvuga ariko muri byo yaravuze ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye yego hanyuma abakunzi ba Julienne cyangwa se Hinduka Official ndabasuhuje cyane umeze mute amahoro y'Imana n'abane nawe amen uyu ni Julienne wanyu mukunda kandi nawe arabakunda amen ndifurije kugira ngo Imana ihindure ibyanyu byanze guhinduka cyangwa se Imana ihindure ibyacu twese byanze guhinduka amen muri iki gitondo cyangwa se kuri iki gicamunsi hari ibyo ufite byanze guhinduka nanjye hari ibyo mfite byanze guhinduka amen ariko ijambo ryarambwiye ngo hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana kandi twamaze kumenya ko Kristo afite imbaraga zitandukanye n'iza Satani kuko yaremye n'umuntu Satani ntawe wari mvugira ngo amen 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 hanyuma amazina ni yayandi ntago ajya ahinduka ni Mukeshimana Julienne muramukunda cyane musanzwe mumuzi ntabwo ndi umushyitsi ndi umusangwa muri aya materaniro cyangwa se ndi umusangwa kuri iyi kamera hanyuma abakunda Julienne yabazaniye n'abashyitsi yego amen nabazaniye abashyitsi kandi nabo bakunda n'Imana amen dushaka kumvana ibyo umwami yaduteguriye kuri uyu munsi cyangwa se dushaka guhimbaza Imana kubwo niba yaraduhaye amaguru hari abatayafite amen niba yaraduhaye amaboko hari abatayafite hari n'abifuje kuba nk'uko umeze batabikunze ariko twebwe twamaze kumenya ko uyu munsi mu gitondo radiyo yabyutse itanga amatangazo y'abantu bakuwe mu mwuka yatanze amatangazo y'abantu barashingurwa kuri uyu munsi ku bitaro hari abo bandikiye randevu zo gucika ukuboko hari uwo bahaye randevu yo kuzasubira ku bitaro bakamukuraho ukuguru ariko abafite amaguru n'amaboko mvugira ngo amen amen njyewe nezezwa n'Imana kuba twabyutse turi bazima ntabwo ari amafaranga dufite muri twebwe nta n'uwize amashuri kugira ngo amashuri amurengere ahubwo mvugira ngo ni ukubera Imana ni ukubera Imana ikiturinze kandi ni ukubera Imana ibanye natwe mvugira ngo amen hanyuma tugiye kwakira aba bantu nabona abantu bakuru bazi kwivugira ahantu turi wakwibaza ngo nihe turi mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama n'abana b'Imana bakunda Imana bagakunda n'abantu b'Imana hanyuma ntago twirata idini ahubwo twirata ibyo Yesu yakoze turi abadeperi kandi buri muntu wese ashoboye kwivugira
impamvu maze kano kantu ngo nta muntu wirata idini nuko nzi neza ko nta torero tazavamo iki kandi muri iyi minsi turi kwerekeramo itorero rya mbere ni umutima w'iki w'umuntu kubera ko amatorero menshi yamaze gufungwa abandi babivamo amatorero menshi hari abantu benshi bubakiye ku itorero kuruta uko baryubaka mu mutima twebwe itorero ryacu rero riri mu mutima ikirenze kuri iri gitorero ry'umubiri ni ADPR imvugira amen amen hanyuma reka tubakire nabo bivuga ko ni abagabo bo kubihamya kandi ni abagabo bashoboye kwivugira buri muntu wese avuga Imana bitewe n'aho yahuriye nayo akagira n'uburyo ayitwara hanyuma reka dukurikize mwene data nawe abasuhuze abibwira ni karibu. Amen. Manje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amazina yanjye ni Niyonkuru Jean Bosco. Ayo niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi. Ariko ntago twirata amazina ndetse nuko turi abwo twirata ko Yesu akidukunda. Amen. Naje kukubwira ngo mu bihe urimo mu ntambara mu ngorane mu byo udashoboye kwikorera akantu ko kuvuga ko Yesu ari umwami ntikakubure mu buzima bwawe. Imana ibaha umugisha kandi bane namwe ndetse ikore byinshi ku buzima bwanyu mutashobora kwikorera. Amen. Eka twakire n'undi umukurikiye nawe atwibwire hanyuma duterane muri iki kirori dufite dushaka kuvuga Imana mu buryo bw'indirimbo tukavuga Imana mu buryo bw'ijambo buri muntu wese ukashobojwe gukorera Imana niko tugiye kubikora muri aka kanya. Reka twakire n'undi mukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana nawe abasuhuze. Murakoze, amazina ni Oliva Tuyisenge. Hanyuma ndi umukobwa ukunda gusenga kandi ushima Imana kubera ko nabyutse bikemera birenze ibyo Yesu aduhaza ibyiza. Amen. Nanjye ndabashimiye Imana ibaha umugisha kubwo kumvira Imana amugatekereza ko hari abantu dufite ariko bataturi hafi tugomba gukorana na bigitaramo kuri uyu munsi tukababwira uko Yesu agira neza hari uko Yesu yakugiriye neza nanjye hari uko Yesu yangiriye neza hanyuma nawe udukurikiye hari ibyo Yesu yakugiriye neza ariko hari ibyo atarakora bishatse kuvuga ngo nanjye hari ibyo Yesu atarakora ku buzima bwanjye hanyuma njyewe nawe rero muri uku kuramya no guhimbaza ndetse no kumva ijambo rigiye kubaka imitima yacu wumve ko hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe ikanyuranya iminsi n'ibihe ese nshatse kukubwira ngo hari ibyo tugiye guha priyave kuri uyu munsi. Amen. Ntago byumvise nari mvuze ngo wowe udukurikiye wowe turi kumwe muri iki gitaramo wowe turi kumwe muri iki kiganiro hari ibyo tugiye guha priyave kuri uyu munsi hari ibyo nawe ugiye guha priyave karandi uyihe priyave ubukene uyihe priyave utanga priyave ubukwandi utanga priyave haleluya haleluya ideni naryo urihe priyave haleluya amen hanyuma yari y'amahoro yururukiye ku Rwanda nokore. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Iby'imiryango itakoze. Amen. Iby'imiryango yananiwe. Iby'amashuri yananiwe. Ibyo kwambara neza byananiwe. Iby'icyubahiro bitakoze. Ubu ngubu uyu munsi. Ubu ngubu turi kuganira. Hari ibyo tugiye guha priyave ku buzima bwacu Imana itugirire neza. Impamvu zigiye jambo vuze. Uravuze ngo iby'ababyeyi bananiwe. Ndetse n'inshuti n'imiryango. Waruzi neza ko n'umubyeyi wakubyaye nanga wowe mama wawe ushobora kuva ati ntago nyikuze ndetse akanakubyaruka ariko icyo nkundira Yesu nubwo wajya kure cyane iyo ugarutse imbere y'amaso ye arafata ntago nigeze nkwanga mwana wanjye garuka mu nama zawe garuka mu rugo rwa Data. Yesu ni umwami utabika inzika ku buzima bwacu iyo bika inzika cyo tutakiriho ariko Yesu aravuga ngo Mora ntegeye amaso yanjye kureba muzi imbere yanjye kandi ibiganza byanjye boye kubirambura kuri mwebwe ndetse n'akanwa kanjye gahora katura kubaha imbabazi ndetse no kubagirira neza. Imana ikugarukaho muvandi mu buzima urimo wowe dukurikiye mu ngorane mu byo ukubona byabuzemo systeme ari ukuntu no kuri mobile money bandi wabugiye gukora nk'ibintu bagata kwandikira ngo kubera agahunda za systeme ngo tugiye guhindura ngo guhamagara ngo biraba byihagaritse guhera saha izi n'izi nawe muri ko program urimo nubwo uri kubona bakubwiye ngo hari ibyahagaze ngo kubera izi service Yesu agarutse ku buzima bwawe kugira ngo service zikure. Amen. Yesu aje gunyuranya iminsi
cyangwa se Yesu aje kuba umuvunjaye ku buzima bwawe hari abaguha igihe cyo kuzabahamagara ariko Yesu ategetse biremera hanyuma Imana ibaha umugisha bwebwe mudukurikiye hanyuma namwe bakozi b'Imana cyangwa se bana b'Imana Imana nibaha umugisha kubwo kwitabira ubutumire bwa Nyirijuru kugira ngo tuganire cyangwa se duhimbaze ku byo Imana yaduhaye cyangwa se ku cyizere Imana yatugiriye Imana ihabwe icyubahiro hanyuma tugiye gutangiza umuririmbyi wa kane duhimbaza Imana ariko tutaratangiza iyi ndirimbo reka tumanze dusenga Imana kuko umuririmbyi yavuze ngo mu mahanga yose uyubaga kuri byo gukiranuka iramwemera kabiri ikintu cyose uzakora hatarimo Imana kizaba gipfuye Mana turagushimye uri umwami w'abami ushobora byose nta kikunanira izina ryawe nirishimwe sirimwe sikabira udutabara sirimwe sikabira urengera ubwoko bwawe nushimwe ko wadutije ubuzima busima turi guhumeka bigakunda tukavuga bikemera nagaruka tuvuka mu miryango ikomeye nukuri mwana nagaruka twiza amashuri haleluya tuzi gushomoka kuruta abandi ahubwo ni kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe Imana nishimwe himbazwa kuko witwa Imana kuko watwongereye iminsi yo kurama ndetse no kuramuka izina ryawe nirahabwa icyubahiro ntabwo waturinze twenyine waturindanye n'abacu ndetse n'ibyacu iyo haza gucika igikuba mu muryango atuba twaheranwe n'agahinda imbaraga zivahera ushimwe kutadutanze ngo tube umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu urangije urategeka ngo nitubeho tayasirezo mene bosaseni niwe dosayini uravuga ngo nimubeho ababyemera batabyemera urangije uravuga ngo nitubeho tubyuka turi bazima tuvuze biremera turirimbye biremera tukuzamuriye izina ryawe nirishimwe izina ryawe nirishimwe muri byarambwiye ngaho data na mama batabaye warahabaye urandengera aho amafaranga atabaye warahabaye uraturengera warengeye abasha bawe urengera abagaragu bawe hari abo tutari kumwe ariko turi kumwe mu buryo bw'umubiri ari abadukurikiye warabarengeye utegetse babaho ibyo kubabutsa umubiri n'ubugingo byari bihari ariko utegetse barongera abo bantu bazima Imana ishimwe nushimwe kuko uri uwera haleluya nushimwe kukirwana intambara twaburi icyerekezo haleluya izina ryawe nirihabwe icyubahiro hari udukurikiye afite ikibazo gitandukanye hari ufite ikibazo cy'uburwayi hari udukurikiye afite ikibazo cy'ideni hari udukurikiye afite ikibazo cy'ubukode ariko nyemere haleluya uhindura iminsi n'ibihe izina ryawe ryubahwe ku buzima bwe umukura muri ntibishoboka nukuri mwana akimara kumviriza nukuri Kristo akimara kumva iki gitabo ave muri ntibishoboka yari mumaranye izina ryawe rishimwe muri birashoboka izina ryawe umwami w'abantu urakoze ko turemeye amashimwe urakoze ko urukiye guterana natwe kandi urakoze ko urukiye kubana natwe ikiruta byose duciye bugufi manzi utwezereze umubiri n'ubugingo muri iyi si waravuze ngo dufashe ibihe mu ntambara ariko tweze kimara kutweza ijambo ryarambwiye ngo nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza ravuga ngo nitugutabaza uzadutabara nituguhamagara uzatwitaba hatwumvire muri iki gicamunsi twumvire kuri uyu munsi hindura ibyanze guhinduka ku buzima bwacu tuguhaye ikaze na kare mu mitima yacu urukiye guterana natwe no kubana natwe ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen Imana ibahe umugisha reka dutangize umuririmbyi wa kane badufungurire niboneye urukundo rw'umukiza urwo rukundo nirwo runezeza afite izina ryiza uwo wankunze n'Imana data n'umwana we Yesu nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe mwana nawe Yesu Kristo nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe mwana nawe Yesu Kristo ndi imbere yawe ndi umwana muto icyo nkeneye ni ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye ntabwo ngerageza muri iyi si nkomeza mwami singende njyenyine umbe hafi mu rugendo rwanjye nkomeza mwami singende njyenyine umbe hafi mu rugendo rwanjye iyo ngusabye Yesu kuzi wanjye nubwo udashaka ko wamara ubwoba
ndi munyabyaha umfata unkomeze ukanshidikanya sinkore byiza singikora ibyaha byaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha singikora ibyaha byaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha singikora ibyaha byaga binezeza ubu nkora ibyo singikora ibyaha byaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha niboneye urukundo rw'umukiza ari we wancunguje amaraso ye ayo maraso sayo mu bituba n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yari ukiranuka mu bisi bose ageza ahatanga ubugingo bwe yari ukiranuka mu bisi bose ageza ahatanga ubugingo yarukiranuka mu bisi bose ageza ahatanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose ageza ahatanga uwo Yesu we yarukiranuka mu bisi bose ageza ahatanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose ageza ahatanga ubugingo imbere yawe ndi umwana muto icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye nawe ngeragezwa muri iyi si komeza mwami singendenge nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye komeza mwami singendenge nyine umbe hafi mu ayi nkomeza mwami singendenge nyine ayi umbe hafi mu rugendo rwanjye nkomeza mwami singendenge nyine umbe hafi mu bibazo byanjye nkomeza mwami singendenge nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye nkomeza mwami singendenge nyine umbe hafi abadukurikiye mana yanjye nkomeza mwami singendenge aye umbe hafi mu rugendo rwanjye nkomeza mwami singendenge nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Cyane hallelujah. Hallelujah. Imana nigukomeza mu bibazo ufite. Imana nigukomeza mu ideni ufite. Kuko ugiye wenyine wacogorera imbere y'abanzi bawe. Imana Hallelujah. utagenda Yesu nyir'ubutwari. Imana nawe. Komeza mwami singende ngende. Mana we ube hafi mu rugendo rwanjye. Imana nikube hafi mu rugendo rwawe. Imana nikube hafi mu bukene ufite. Imana nikube hafi mu bibazo ufite. Mana we wenyine wacu yo izagucisha no mu mahwa uzava muri ubuzima izagucisha mu bibazo uzava muri umuntu ukomeye. Imana nigukomeza ntugende wenyine nikube hafi mu rugendo rwawe nikube hafi mu butayu. Hallelujah. Nikube hafi mu bukene. Cyubahiro cyawe Kristo cyubahiro cyawe byiringiro bisi cyakore cyatubwiye ngo ndi imbere yawe kandi ndi umwana muto icyo mwiriye no gufashwa rwose amamara mu bihe byose no mu kubaho Jehova Jire El Shaddai Imana y'urukundo we nje ndi imbere yawe uri umugabo uri imbere y'Imana uri umwana muto uri umubyeyi uri imbere y'Imana uri umwana muto. Haleluya. Igukomeze kuko uri umwana muto aravuze ngo ndi imbere yawe ndi umwana muto icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose. Imana nigufashe mu byago n'amakuba. Imana nigufashe mu ideni. Imana nigufashe mu byo waburiye igisubizo kuko uri umwana mutoya. Imana nikugira inama. Imana nikurwanirire. Imana nigutabare. Komeza mwami singende njyenyine ube hafi mu rugendo rwanjye. Icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose. Ntabwo uzafashwa n'imbaraga z'amafaranga. Ntabwo uzafashwa n'imiryango. Ikintu cya mbere kizagufasha ni nyir'ibihe uzatura mu mutima wawe. Ni nyir'ibihe uzagutanga
gutabara kugira ngo ntugende wenyine mvugira ngo amen. Haleluya. Haleluya. Imana itugirire neza. Muri ndanja ririmba ngo shingiye ku by'Imana yakoze umwana wayo ntagasuzugurwe kandi duhari. Nukuri Imana ntigasuzugurwe kandi gihari. Ushingiye ku by'Imana yakoze. Nubwo urukona kaye bitari byemera ku buzima bwawe, ariko ushubije amaso inyuma wasanga ko ari Imana yakoze. Niyo mpamvu ugomba kuvanga ushingiye ku byo wankoreye. Ntabwo ukwiye kucubahiro kubura icubahiro kandi mpari Yesu yakoze ibikomeye ku buzima bwawe. Ararima ngo nunde kure ntagufite nta buzima, ntagufite nta mibereho, ntagufite nta miryango. Yesu akurekuye wagwa, ariko Yesu ntakurekure muri aka kanya. Twajanye ijambo rivuga ngo Yesu agufate kuko akurekuye wagwa, kandi uguye benshi bagukandagira, uguye inshuti zagukandagira, uguye imiryango zagukandagira, uguye buri umwe wese yagufataho ijambo. Yesu ntakurekure uyu munsi. Yesu akomeza agufate muvandi. Yesu akomeza agukomereza amaboko mu gihe nk'iki. Amen. Hari umuririmbyi uvuga ngo hashize igihe kinini amariba yarakamye, ko buriya maririmbyi sizabiza we. Karirimba. Hashize igihe kinini amariba yarakamye kandi abafilisitiya nibo bayakamije. Uwiteka Mana we gomorora imigomoro amariba yarakamye. Ayiwe asize igihe kinini amariba yarakamye kandi abafilisitiya nibo bayakamije. Uwiteka Mana yacu gomorora imigomoro. Haleluya. Hashize igihe kinini abarozi baturoga kandi abafilisitiya babigize mu Uwiteka Mana we gomorora imigomoro amariba yarakamye. Ayiwe asize igihe kinini amariba yarakamye kandi abafilisitiya nibo bayakamije. Uwiteka Mana yacu gomorora ibivomoro bayarakamye. Hashize igihe kinini uburwayi ibibazo byabaye byinshi Kristo we. Iwe asize igihe kinini amariba yarakamye kandi abafilisitiya nibo bayakamije. Uwiteka Mana we gomorora ibigomoro amariba yarakamye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hashize igihe kinini amariba yarakamye. Hashize igihe kinini uri kuburara. Hashize igihe kinini wabuze icyerekezo kandi abafilisitiya nibo babigizemo. Hallelujah. Amen. Cyane hallelujah. Hallelujah. Ongera hallelujah. Hallelujah. Ari abafilisitiya babigizemo uruhare kugira ngo ube mu buzima bukomeye. Hari abafilisitiya babigizemo uruhare kugira ngo burakaze. Hari abafilisitiya babigizemo uruhare kugira ngo usenye. Hallelujah. Ariko Uwiteka nyiribi Imana igomorora imigomoro ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Hallelujah. Amen. Cyane hallelujah. Amen. Imana igomorora imigomoro itungura abanzi bawe. Amen. Hagira ibyo itungura ku buzima bwawe. Hagira ibyo icecekesha muri bose. Hallelujah. Amen. Imana ishyiraho iki? Lala tora nini no alala. Hota. Nimvuze ngo iyara y'amahoro. Lala toti enewe. Ku by'abafilisitiya baduteje, ku bw'intambara abafilisitiya batwoherereje. Hallelujah. Imana ishyiraho iherezo. Imana ishimwe. Ku rubyaro warabuze urubyaro. Hari abafilisitiya babigizemo uruhare wubaka zisenyuka. Abafilisitiya babigizemo uruhare ariko Uwiteka nyiribi yongeye gutanga amahirwe ya kabiri. Birashoboka ko amahirwe ya mbere yaguciye mu myanya y'intoki, ariko wowe udukurikiye, wowe turi kumwe kuri uyu munsi, yera y'amahoro itanze amahirwe ya kabiri. Haleluya. Akira amahirwe ya kabiri nyiribi haguhaye mu izina rya Yesu. Imana itugirire. Hallelujah. Hashize igihe kinini Yo. abarozi baturoga. Hallelujah. Amen. Bakatubarira iminsi. Amen. Bakaduha icyumweru. Amen. Imana ikaduha iminsi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dawidi nawe abivuze neza aravuga ngo bakakwibesha ushaka Imana bakagira ngo usa nabo nta n'amahuriro.
bakisiga amavuta ya butike za no ku isi ntibamenye kusukwaho amavuta ya butike zo mu ijuru bagatungurwa uri hejuru yabo bakaba ku birenge byawe yarababeshe wababwiye yuko uyishaka ukamwara yarabashutse n'ibidashoboka kuyubaha ugashirwa hasi ikwita izina risha ritavuye mu miryango ukaba papa w'amahanga ukitwa mama w'amahanga kuko wayubashe hari igituma namwara iyo mpagurutse nyishaka iyo niyo mana uhereye kera itareka bayishaka Yabesi akimara kuyireba yamwaguriye imbago Mefibosheti mukuriro de bari mushira ku irembo y'ibwami Haleluya cyane haleluya amen bakwibesheho kenshi kandi uri gushaka Imana bakabona wambaye umwambaro nabo bawambaye bakagira ngo usaraba bakwisiga gikotoreye hano mu isi bakagira ngo nawe niyo isi haleluya nibamenye ko basutsweho haleluya haleluya yaratubwiye ngo kandi ukaba papa w'amahanga ukaba na mama w'amahanga kuko wayubashe amen haleluya cyane haleluya uzitwa papa w'amahanga kuko uzaba mama w'amahanga kuko wasenze ntabwo uzitwa papa w'amahanga kubera ufite amafaranga ntabwo uzaba mama w'amahanga kubera ufite amafaranga ahubwo Pascal ni uko wagize gute wasenze Imana nitugirire neza kandi Imana nihabwe icyubahiro hanyuma reka twumve ijambo ry'Imana minota mikeya Haleluya cyane haleluya asinzi niba muri kuzumva nkuko nikuzo abatungurwa uri hejuru yabo bakaba ku birenge byawe kubera ko hari icubarusha haleluya Imana ishimwe haleluya Imana nishimwe hanyuma reka dusabe uwo mukobwa wo hepfo tugezeho ijambo ry'Imana mu minota mikeya amen haleluya akuba mvuze uwo mukobwa suko namuzi ahubwo nituyisenge amen hanyuma udukurikiye ufashwe nanjye mfashwe amen haleluya Imana itugirire neza tujye kumva ijambo ry'Imana mu minota mikeya rigira ibyo rihindura kuri wowe rigira ibyo bihindura ku bwanjye Imana niduhana umugisha Mana turasenza kubw'ijambo ryawe haleluya ntabwo dusengeye ijambo Mana we ijambo rihora risenge no kuri Kristo ahubwo dusengeye imitima igiye kumva haleluya haleluya guca bugufi mu mitima yawe mw'izina ryawe Yesu kandi uduhe gukomera mu haleluya kubw'izina ryawe no kuri dusengeye umwana wawe no kuri agiye kutubwira ijambo ntaba ari we izina ryawe aba ari ryo no kuri umukoresha iby'ubutwari amen umuhe kuvuga ibyo abwirijwe nawe amen kubw'ijambo ryawe amen urakoze ko rukiye gutura muri twe kandi natwe tugoye karibu nikaze ni mu izina rya Yesu amen amen tugiye gusomana ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Tito wa mbere hanyuma igice ni icya mbere umurongo wa 5 yego umurongo wa 5 kutubwira ngo icyatumye ngusigaza Kereti hanyuma ngo nukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ngo ushire abakuru b'itorero mu midugudu yose nkuko nagutegetse uvuge ngo amen amen haleluya 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 hanyuma ijambo riratubwiye ngo icyatumye gusigaza Kereti icyatumye gusigaza icyatumye abandi bapfa ugasigara icyatumye impanuka ziba abandi imodoka zikabagongaho gasigara hanyuma ngo kwari kugira utunganye hanyuma ibitari byatunganye haleluya hari impamvu Imana yagusigaje bakakuroga ariko ntagire icuba bakabiteganya amaguru gatumbe hanyuma ukabisimbuka impanuka zikaba imodoka ikagonga abandi wowe ugasigara bakakuroga bakakwereza amahembe kakagufata ariko ntagire icuba haleluya haleluya hanyuma ngo kwari kugira ngo utunganye kwari kugira ngo umunsi usengere umurwayi akire kwari kugira ngo umunsi ubwirize uvuge ijambo ry'Imana imitima ibabaye hanyuma nirangiza haleluya hari icyatumye Imana igasigaza umunsi ukabugira ico cyatumye Yesu imbaraga zawe
si uko ibyo kukwica byabuze, ariko si Mana we, nuko usumbya byari bihari Kristo we. Haleluya. Ukiranuka, si nuko wambara neza, si n'amafaranga Haleluya. ahubwo hari icyatumye Imana igusigaza kugira ngo izisahube wicaye hano. Warakoze Yesu. Kwari kugira utunganye ibitari byatunganye. Haleluya. 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 Icyatumye Imana igasubiza Mana we, Mana we. kwari kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana imitima ibabaye yongere igire ihumure. Kwari kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana abarwaye bongere bagire ibyiringiro ko barakira. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana uwaburaye amenye yuko ejo ararya. Ubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, ntabwo babwibihe. Humura, humura, Yesu ari ku ngoma. Ariko Mana, ratari icyatumye atsigaza, hari n'icyatumye nawe gusigaza. Haleluya. Si uko ibyo kukwica byakubuse, si uko abaguhiga bataguhiga neza isaha, ahubwo dufite Imana idukingira, hanyuma Imana yarangiza bakakuraga ngo upfe, Imana iti mwana wanjye baho. Haleluya. Haleluya. Amina. Hanyuma dufite Imana idukingira, kubera ko iyo bakoherereje amahembe ngo upfe, Imana yarangiza ikavuga iti mwana wanjye ndakurinze, cyangwa se ikabitesha agaciro. Haleluya. Haleluya. Amina. Hari icyatumye Imana igusigaza ugu munsi kugira ngo ube ugihari, kwari kugira ngo wicare hano ubwirize ijambo ry'Imana. Wari urwaye yongera agira ibyiringiro rata karabaho, kwari kugira ngo wa wundi ubabaye yongera agira ibyiringiro ko ejo nawe yagera ejo heza. Wa wundi ufite ugu munsi bitashoboka agira ibyiringiro yuko ejo byashoboka. Haleluya. Haleluya. Ntukazajure isuzugura ukuri kose uramaze. Haleluya. Kandi ukuri kose ukungishije ukuri kose. ariko Mana uranyibukije muri ngarega ubutayu byatumye ibiganza byabo bisigara mu busa, bagatonekwa cyane ngo nibahinga kandi batungishije benshi. Ariko Mana ico ngukundira nuko utameze nk'abantu, washize ibanga ryanjye nawe kure y'abaso y'abantu. Abantu ntago bazi ico Imana yagusigarije, ariko Imana yo iryo banga yararihishe. Imana ishimwe irishira kure y'abana b'abantu kugira ngo bizabitunguranye. Yesu akora ikintu yakubikiye abanzoye batari bamenye ico yaguhishiye. Hari icyatumye Imana igusigaza rata, kandi rata aho wanyuze byakuyobeye, hanyuma uzahanyure bakuyobeye. Ugiye kunyura abantu. Ariko Mana iryo ni ijambo. Komera. Haleluya. Aho wanyuze bakuyobeye. Haleluya. Aho wanyuze byakuyobeye, uzahanyure bakuyobeye. Mana we, aho wanyuze wowe udukurikiye, ari aho wanyuze byagucana, abantu nabo bakurebamo ko byagucana, reka uhanyure byacangutse, abantu nabo bakuyoberwa. Yesu ahinduranya ibihe n'iminsi, iminsi yongera zinyuranyuremo, yongera ahindura amateka abantu babonye. Haleluya. Aho byari byayoberanye yongera byitangije abantu abigira bisha ku buzima bwawe. hari abakuyobewe, hari abakuyobewe. Haleluya. Hari aho nanyuze byanyobeye. Haleluya. Ariko tugiye kuhanyura bagize gute? Batuyobeye. Dusubije amaso inyuma tudashobora kwambara, utubije amaso inyuma, ndetse abantu bose baduciriyeho iteka. Imana yahinduye ubuzima bwawe. Mana warakoze, warabuhinduye, ndagushimira. Haleluya. Yesu yahinduye ubuzima. Nawe udukurikiye hari ubuzima Yesu yahinduye. Abantu bari bazi ko bitahindutse, noneho ubu ngubu icazanye irakize. Umuganda ava ngo ngigenda gukora igipya kuburamu bwa gatonda agenda gukora icamagera gipya kuburamu bwa cyamanye. Imana ibane nawe. Yadukijije umwaka, Imana iduha umwuka wera, idukura mu bibi, iduha Bibiliya, itutoza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko, izara mu matabura y'umuriro no gaburira amata. Twariho twihebye none turagushimye, yewe Mana wagize neza. Amashimwe naya, ariko Mana we, yewe Mana we wagize neza. Yadukijije umwaka, Mana iduha umwuka wera. Haleluya. Idukura mu bibi, iduha Bibiliya, idukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko, izabura Yohana n'izindi nziza, yadukiza mu mataniyo y'umuriro ndagaburira amata. Twariho twihebye none turagushimye,
yewe mana wagize neza. amashimwe n'ayawe yewe mana wagize neza. yewe yagukiza umwaka mana iguha umwuka wera igukura mu bibi iguha Bibiliya idusuza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko iza Pawulo Yohana n'izindi nziza idukura mu matanuya y'umuriro tugaburira amata twariho twihebye none turagushimye yewe mana wagize neza. Imana ni nziza mwa. Amen. Uzi ko yaduhaye amata? Nokuri. Uzi ko yaduhaye amata? Ariko iyo ndirimbo kinyibukije umunsi nazanye umugore tumaranye iminsi 2 tukaburara ukoze kuzana umugore mwamaranye iminsi 2 mugatangira kubura. Ariko nishe Yesu y'amahoro akimara gushika ariko mana we Yesu ni umwami. Ibyo bihe birabinyibukije we ndabyibutse Kristo warakoze waratugaburiye yadukuye mu matanura y'umuriro none ayiwe. ariko uzi ubu ngubu nazanye umugore tuburara uzi muri mu Rwabuye iminsi 2 muri mu Kwabuye namuzanye mfite icata natega moto ya 2500. Haleluya. Haleluya. Nawe Imana ariko ubu ngubu nuko mbyatiwe nano mfitemo birigenda ugure inshushu twinywera amata. Ariko Yesu we nawe Yesu ari byo yakunyushijemo mwa yadukijije umwaka idumuka we. Haleluya. Nagwa yaduhaye umwuka wera kubera ko iwacu bavuka. Nagwa yaduhaye umwuka tayasire zomene. Haleluya. Mana we yadukijije umwaka we idukura mu matanura y'umuriro itugaburira amata. Imana nishimwe. Haleluya. Ko yakoze ibikomeye ku buzima bwacu yaraturengeye aho twari gupfirira tegeka. Mana we turabyibutse turabyibutse Kristo turabyibutse wakoze ibikomeye. Lara tora nini totsi enewe tarara nini noni tora nini jeno tora ana jeno paya sinanira ibiryawe cubahiro n'icyawe Kristo. abandi bari abandi bakayoberwa gutaha mu mago y'Imana. Mana we ariko Imana yadukirije gusoma inzandiko yakoze ibikomeye irangije duha gusoma inzandiko. Imana ishimwe yadukije gusoma inzagwa no kuri kw'Imana. Haleluya. Amen. Nkunda kuvuga ngo Imana abasogokuru n'abasogokuruza bakore uyu munsi ntago ariyo turi gusenga ahubwo turi gusenga Imana ishoboye byose kandi ganyurana ibihe n'imini. Imana ivuga kandi igakora. Imana isohoza ibyo yagusezeranye. Iyo niyo turi kuvuga. Basogokuru n'abasogokuruza basengaga Imana baranura bakajya kugamisha izuba rivu bagasenga Imana imvura yagwa bakajya kuyugamisha. Ariko Imana turi gusenga ari mu bunyarari tayasire ari mu bunyarari yitwa Imana. Waba urayi zitwa Imana wapfushije zitwa Imana. ukuri. Haleluya. Imana idahinduka. Ni Imana idahinduka. Ni Imana itajya bavuga ngo izuba ryavuye. Ni Imana idakangwa n'ubunyereri ahubwo haba mu bunyereri habe mu byago n'amakuba yaravuze ngo izagendana nawe niko kizagendana nawe. Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzinu k'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzinu k'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntago nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe. Ni kuki turizwa we. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari naho nashakaga. Amen. 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 Haleluya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho ariko ibyago ufite n'iby'igihe gitoya. Inzara ufite n'igihe gitoya. Haleluya. Deni ufite n'igihe. Haleluya. Urugendo ntabwo wabimenya byose. Ariko tuzi ko uzanye umugore ukaburara ku munsi wa kabiri ntabwo wari uzi ko. Haleluya. Uzanye atayase tora nini jeno tara nini totsi enewe
Imana uzanye umugore wakoze ibikomeye ukaburara ku munsi wa kabiri warakoze ntiwari uzi ko wabyara umwana ngo umugurire imyenda y'ibihumbi ariko mana we ariko Imana yakoze ikinyuranyo n'isi mana we ndabyibutse Kristo warakoze baba Mungu warakoze Jehova kandi Imana nibagirire neza tubashimiye bantu mudukurikiye cyangwa se Jesus love you too much warakoze so much Kristo warakoze ku buzima bwawe warakoze ku miryango yacu icubahiro n'icyaha wakoze ikintu gikomeye twe tutari gushobora wubatse ngo tutari gushobora kubaka wishyura ideni tutari gushobora kwishyura haleluya ariko Imana ntihabwe icyubahiro izina ryawe hanyuma nawe nubwo uyibonera mu byo utarakora uyirebere mu gikomeye yagukoreye nukuri uvuge ngo yakoze kiriya n'ibindi zabikora ntuyirebere mu bigaragara gusa uzayirebere no mu bitagaragara kuko ibitagaragara Imana ikoramo ikigaragara gifatika Imana itugirire haleluya nari mvuze ngo mu bitagaragara Imana ikuramo ikintu kigaragara haleluya Yesu nashimwe impamvu mvuze ngo mu bitagaragara bivuge muri iyo minsi karenze rukizana umugore ntabwo wari uzi ko wamugura igitenge cy'ibihumbi 10 ntabwo wari uzi ko byagenda ariko guca mana we haleluya ariko we Yesu we ariko muri bya bindi bitari bigaragara muri bwa buzima butari bufite ishusho kuri uyu munsi Imana yatanze bonus itangira gutanga ishusho nukuvuga ngo aho turi kujya ni heza muri gihe yavuze ngo nsingiye ku mirimo yawe imbere ni heza Imana ishimwe natwe dusingiye ku byo yakoze haleluya singiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana shingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu haleluya ingoma ya nyiribihe niyoze ni abana b'abantu yaroge haleluya ya nyiribihe ni Yesu y'umwana nukuri Kristo kuko ari ishobora byose amen izina ryawe ntihabwe icyubahiro hanyuma mwebwe turi kumwe n'abashimiye mbasabiye umugisha uva ku Mana kandi ingoma y'Uwiteka namwe niyogere ku buzima bwawe hanyuma namwe ibyo mufite mwaburiye igisubizo mu buzima bw'amanege cyangwa se mu buzima budafite ishusho umazamo igihe Imana ibihe ishusho kuri uyu munsi Imana itugirire neza ubuzima bw'amanege kuhagazemo Imana nibuhe ishusho haleluya Imana nitugirire neza akira ubutabazi bw'Imana akirwa guhabwa ishusho na nyiribihe kuko waburiye ishusho mu izina rya Yesu hanyuma nimero yacu kuba dushaka cyangwa se kubashaka abana b'Imana ukaba wamuganiriza ukaba wamuhugura ukaba wamwiyumvamo ukamugira muri umuna wawe haleluya turisanzura cyane amen unakuvuga ngo unyiyumvemo nanjye nkwiyumvemo amen uzangira inama nanjye nkugira inama comment yawe turayikeneye subscribe nayo nashoboye kuyivuga nayo turayikeneye haleluya hanyuma udushigikire adufatanye twagura ubwami bw'ijuru hanyuma nyiribihe nawe aze kubana natwe kandi Imana ikugirire neza aho waburiye inzira niho Imana iguhereye inzira aho wanyuze byakuyobeye niho uze kunyura bakuyobewe yewe data we hanyuma ni nimero 078 24 55 19 karindwi nayisubiramo ngo ni 078 24 55 19 karindwi Imana ibaha umugisha ariko tutarasoza ndabona n'umunyamakuru wacu yatumiwe cyangwa se na pasi wacu yafashijwe Yesu haleluya nukuri ubusubu nakantu twamuhangagira akatubwira yafashijwe gusa nukuri nanjye nafashijwe urebye muri rusange nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane Imana itakuruma haleluya hari igihe kera sinavuga ngo biratandukanye cyane ariko uko twari tubayeho kiragiye muri iriya minsi yashize n'ubu ngubu hari icyo Imana yakoze tukuzamura icyubahiro Kristo nkunze kuvuga muri iyi minsi ngo Imana dukwiye kuyiha icyubahiro cy'amaguru n'amaboko haleluya Imana ishimwe yarakoze yakabyara kandi nizere ko buri muntu wese wadukurikiye hari aho yibonye kandi yafashijwe n'iri jambo abana b'Imana bamugejejeho nukuri Kristo dushingiye ku byo twabonye
tuba abagabo bo guhamya. Yesu ni umwami. Amen. Yego. Amen. Kandi tumukunde tumwubahisha aho twaba turi hose. Mu izina rya Yego. Yesu. Ni ukuvuga ngo tumuvuge mu bikomeye No mu byoroshye. Yego. tumuvuge twapfushije, tumuvuge twaburaye, tumuvuge twambaye, tumuvuge twambaye ubusa. Yego. Tumuvuge dushoboye kugenda, tumuvuge Tumuvuge tunicaye. tudashoboye. Amen. Yego. Tumuvugire ku YouTube, tumuvugire no kutari YouTube. Tumuvugire ahagaragara N'ahatagaragara. Yego. Kubera ko muri izi misaraba ari kuvugira ahagaragara, ahatagaragara batari kuvuga Imana. Yego. Imana idushoboze kuvugira ahagaragara. ahagaragara n'ahatagaragara. Imana ibidushoboze nawe Imana ibigushoboze. Ni ukuri. Imana iduhe umugisha. Amen. Hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu Yego. no gusenga. Reka dusabe uyu muntu mukuru nawe adusogereze no kudusengera Imana, asengera n'abadukurikiye kugira ngo Imana nabo ibane nabo, izabahe guhamya ahagaragara n'ahatagaragara. Ni karibu. Kadusenge mu izina rya Yesu. Amen. Nibyarinde ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Reka twambarane ubwiza bw'Imana wowe udukurikiye. Uri Imana nyakubahwa, uri umukozi w'umuhanga, uri igitangaza, wabanye natwe, wateguye ko tuza kuganiza abadukurikiye, Haleluya. ko bashingiye ku byo babonye, Dushingiye ku mirimo yawe. ko hari izindi mirimo witeguye gukora. Rero bagushima. Reka baba abagabo bo kuguhamya, reka baba abagabo bo kuvuga imirimo n'ibitangaza ukora. Ngaho komeza udukomereze amaboko, iyi cano uyikomereze amaboko, utwagurire imbago mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'umwami wacu. Ngaho komeza uduhe umugisha, n'abadukurikiye ubahe umugisha, kandi ubahagurire imbago kubera kurinyura ubutware. Imana y'urukundo, komeza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Kandi namwe Imana Imana ibaha umugisha, kandi turashimira umuntu wese ujya ufata umwanya agakurikira Hinduka Official, agakurikirana ibiganiro Julien nawe yamuteguriye, Oliva, Jean Bosco n'abana b'Imana kandi barasa n'Imana. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Urasa n'Imana. ufanana na gatonda. Ufanana na katonda. Adeogera. Sawa, ibiganiro byacu nakagaruka, kandi nanone usibye kuri Hinduka Official wadushakira no kuri Peace Kazo from TV. Amen. Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Komenti. Aha, kandi nanone komenti, subscribe no gusharinga turabikeneye kugira ngo twamamaze ubutumwa. Mushyigikire ubwoko bw'Imana. Mushyigikire Julien. Julien wa mukobwa ukubwira ibyawe rwose mumushyigikire pe. Kandi nawe muhamagara kubwira akurebere, mushobora gusanga ejo ntawe wamenye. Mufatanye musenge. Amen. Sawa, mukomeze mubane n'umwami Imana. Yego. Kandi byose tubifashijemo n'Uwiteka, azabiduhana n'ibyiza byose. Amen. Azadushoboza n'ibyo tutakwishoboza.